amahame nabo ndi kubonera urugo wagira ngo ntabwo barubagamo. Ewe Nyirakebesha we karame Nyirakebe materi kwacu zindutse kanje kurebaga amasaka nabivuze zanzu barahira baguye komere mabuja wacu akomaha ko naguhaye inzu yanje koko ariko sutana hasi kurebera rwose nasi warayiduhaye bwira aho kugiye kugira ituri ko sumvira mu ariko igira suraje muraje kwa n'amasafuriya ariko ni inzu niba warayidutishije ni ngombwa kugira manze uretse mahame mbabarira iyi nzu narayubatse nyiguhereza yubatse ariko ntabwo muravengira mutarwana mwana we ibintu birasobanura byereka cyaka ubuyobozi bumbwira ukuntu natanga inzu yubatse mukayikoramo itafari warishize manzu nyumve aya matafari wayashije manzu nyumve umva nyirakebesha buretse umva manze nkubwira ibintu mu bigendeshe gake wantijije inzu nabihakanye inzu ntinyibagamo uyibagamo usanze yarasenyutse iri tafari ryagiye bakira kwibagije gukinga naje ararebera izuba umva nkubwire umva manze nkubwire none n'urugi murarujana oya niko kubona mugiye kurukuramo batumva ariko oya wimfataho umva nyine gusobanura umva ariko simanza wumva ni ukuvuga ngo niba warantijije inzu hano byihorere wiwawe niwe twagiranye kwanza n'amasezerano naza arankuramo ngende none urukuza urankura muri igiki uravuze ngo wiwawe naza ni urankuramo ariwe wanshizemo se mugira vuga ariko sibini oya sikate nkubwi siko mbona kuba kukwishira hejuru kudukuramo narabyaye wa mugore narabyaye ugisamwari ntari kwiga uri kundebera ejo nangaje muri natafanye ja ku ruhande shavu ja mu ariko nta kintu baye sorera ibintu umva nkubwire nyirakebesha sohoka buretse simanze nkubwire nyirakebesha sohoka ntusuzugurira umugore ntusuzugurira umugore kwibagije gukinga ariko mahame wa none yanaguhuza n'amacinya kanze nkwereke zana impuzu sora ibyo bintu byose musohoke nyirakebesha sohoka ushaka ko tugwa ku gasi nyirakebesha sohoka manza nyumva tugiye kwanga ntituzapfa narabyaye nawe warabyaye ntabwo nguteze iminsi igira yari ko nyakebesha sohoka ariko hajya burya ngo ibi nabyo koko ninjukwiye undi mabuja yashatse n'umukobwa ngaho nakubuye nameshe nogeje inkweto nabyamesheje abana abagiye ku ishuri nabo ngo bagiye kuza bashaka kurya nje ndarambiwe ngaho ibyatsi byose ikirare caba mana nasabye akazi ariko aho bigeze karananiye nje ntabwo nkibishoboye mabuja nawe ubu ngubu aranyongeza si ubundi ko nkataga buri munsi ngo ntabwo nkoraga ariko mana we ngukuteye mukosa birangaragura byose mbazo noneho nimbuze ari kuririmba Kigi wiriwe yego amakuru ni meza uri gukubura ndi kukubona none kariko nasa muzaniye inkuru rero yumva ubwo mbaza uti iyo nkuru ni nk'igihe ndayumva nicaye uyahagarara uretse kukubura nta kibazo nyikubwire urakomeza ukubure kubura rero ndi kuyikubwira iyo nkuru ahubwo mbaza uti iyo nkuru iteye gute rero iyo nkuru ngiye kukubwira urareba hari umunyeshuri twiganaga sibyo ariko uwo munyeshuri yaransobanuriraga rero n'uwo munyeshuri kubera ubushobozi bukeya bamwirukanye pe byambabaje Kigi nawe byumva ari wewe si bibabaje kandi amafaranga murayagiraga ariko mama naga mushaka he mu rugo ngaje aragira ute ngaje araza none naho twahuriraga kansobanurira naga kigize ute naga kiza ibyo bintu si bibabaje none rero umva kankubwira ukuntu ugiye kubimfasha nibagwa 5 byo guhaha ujura afata uhahe nka 3 hazasigara 2 ufata 1,000 nanje nsigara n'ikindi ico gihumbi rero nujura kima nzakijana wa munyeshuri wansobanuriraga yishure he ku ishuri yongera agaruke kigingira ukumva uwo mugambi atari go nawe igihumbi gisigaye ucikoreshereje ubwo mugambi gwariko ariko si mabuje bihari
mabuja uri hano arankontorolaga ye umva mama ntago azabimenya ntago azamenya ushobora kugera ntago azabimenya maze kumumenya kuko oya ntago yabimenya ariko kigingi byumve ntago azongera kukwirukana dore kandi uzanagira n'amafaranga menshi ariko ubundi ahubwo reka nkwereke akantu gato akahe nta kuntu waje avuga ati ku ishuri bantumye amafaranga runaka ikindi kiniki akayaguha maze ukagireba uburyo ugenza uwo mwana kugira ubuzima bukomeye kigingi ibyo ntabyashoboka amafaranga ku ishuri niwe yanangiraga niwe yanzaniraga nkuko ni wowe wakabikoze nka guco nyine ukaje uragira ute waje urasigarana gamwe ranje gahanda ukagama nkagama kiki gihe icyo gitekerezo nico ndi kuvuga ariko rero byose ni kimwe nundi mabuja asigaye arangora cyane akankata buri munsi cyokora byo ibyo vuze nibyo ndi kubyemera yego ngiye kubigerageza nundi nanyirukana none siko nkora gukwezi simpembwe ngo yarankase ngaho nkase 3 2 nkoreraga ngahe n'icenda ubwo rero naco ndico gihombe ninja ndakibona nanje zaje ndareba uko uzagera menshi kigingi kazanagwira kergo no mugambe ahubwo ako kare ngaho genda kukambengi cyo ni cyari k'iryo banga rero uramenye utazamvamo ntabwo byavamo nawe ari gukeneye ubwenge sohoka nkwereke nawe watinze ariko mu mukwepa atabica ariko nayo harakaye yo karinda kanze mbigani gira maha gira vuba buretse ariko ntundebere mu buriri wa mugore we gira vuba so urasa Enda n'igikapu cawe dini ibindi ndabizana mube munagiye igikapu cyaramenze mbe munagiye ibindi ndabizana akura hemutse ngo ntarafata inzu gusa njyanje wumva yakizo kwizacu twe tuzibagiwe iyi ni inzu wari waradutijije ahantu nareberaga izuba ngo narashenye inzu iyi narayishenye buriya ukureba yari amasomo twize njye ntabwo mba ndi kuyumva wose uba uri kubyumva ibyo byakugohera byangoye pe nka ziriya mibare ariko niba utari kubyumva ntabigusobanurira nta kibazo nka ziriya mibare tucigishiye kuwa gatanu njye ntabwo natashe nzumvisha utambwiye we reba igihe ubimbwire kandi ubu twari kuba twarabifatanyije ariko nta kibazo byose reka tubonye umwanya nayo amasaha nari ndi kukubwira muri wikendi ntagusobanurira ariko bariya nta kuntu byazaba byiza tukabwira ati ca nk'umwanya wo kwa gatandatu niba nari ndi kukubwira yego agashyiraho n'ubundi bwo guca umweru tukajya turasobanurira nta kuntu byaba byiza siko nari narebye waje ku ishuri muri etide wambayemo inyogo ko nawe urasetsa ntabwo wabonye siko watubwiye ngo tujye tuzana inkweto zifunze
se urugo Mama Tina enda hano ndagushaka. Mama Tina kutishimye bimeze bite? Meze neza nta kibazo mfite. Cyangwa nuko maze iminsi ndi gutaha neza. Oya. Sawa wambwiye bimeze bite kutishimye? Meze neza wumva utuje ariko nta kibazo. Okay. Nari nguhamagaye urabona maze iminsi ndi gutaha neza. Ntabwo nigeze mbona umwanya wo kukubaza amasomo y'abana ukuntu biri kugenda. Urabona kubera gutaha amajoro gataha bwije ntabwo nzi Tina ngo ku ishuri bimeze bite. Amasomo ubona ari kugenda wowe uba uri kumwe nawe mu rugo? Tine ntabwo uri kugenda neza muri no minsi. Tine ari gutsindwa cyane yaje hanazana n'akana niba ari mayibobo niba yagatoraguye Kana kameze gute? Kana kambaye nyirabunyogwe gafite amakayi mu gafuka kambaye imyenda yacitse bya Tina birananiye ntabwo nzi impamvu. Ko nzi ko Tina kuva na mbere ari umuntu ugerageza kugira ishaka ryo kwiga. Nese ko kana yari akazanye hano mu buhe buryo? Kari kaje kumwigisha ariko nta myigire yako. Se wakugishwa n'umwana w'umukene ugafata. Nese basi ubanje kumubaza niba ko kana ari agahanga ku buryo hari icyo kamufasha mu bijyanye n'amasomo. Se wabura umuhanga ukambara imyenda yacitse birumva bibaho. Ya sheri umva buriya nta hantu gusa neza bihuriye n'ubwenge. Wari ukwiye kumanza wareba niba ku kana byibura hari ikintu kamarira umwana wacu kugira ngo nawe turebe wenda ko yatsinda akaza ku manota meza. Ndumva kamwigisha imico mibi nkurikijwe nabonye kambaye gasa nabi. Ko nzi ko Tina ari umwana uzi kureba abana bubaha. Nzi ko mu bupfura twamuhaye hatarimo ibintu byo kugendana n'utwana tumeze nk'uturara. Bishoboke kuba ku kana hari ubumenyi yakabonyemo ukaba uri kubangamira uburenganzira bw'umwana kugira ngo atiga. Ntabwo waba warabangamiye umwana wacu mu kuba yazasubira inyuma kandi yari yarabonye umwana uzamugeza ku ntsinzi yo gutsinda amasomo ye. Nkurikije ko namubonye uriya mwana nabonye nta kigenda. None se yamugiriye inama gusa yaba yambaye kuri akakwigisha ugafata. Ariko birashoboka ko yakwambara ko iwaba ari abakene nta bushobozi bafite. Ntaho bitandukaniye no kuba ntaho bihuriye n'ubwenge sheri ni ukuri. Yonye ntabwo mbyumva ariko nkurikije uko namubonye nabonye nta kigenda pe. Uzi icyo kibazo ngiye kukikurikiranira ndebe yuko umwana ari umuntu wamugirira umumaro. Tutaza kuba turi kubangamira umwana wacu kandi nyamara uwo mwana hari ahantu yamugeza. Sibyo? Yego. Sawa. Ariko rero njye kureba kiginye hamwe ngo arimo ideni rya murokore mwishyure ndaje. Sawa. Urasi Samwelira. Samwe. Karame. Agarara nkubwire. Samwe uvuye. Gusaba igikokuru kwa Febroni. Nanjye nemvara kwabari ne kumutirika y'igifaransa. Igifaransa. Siko no kuzi wanyu no kari intambara. Nese ubu Samwe bigiye kurangira aho koko naguzongera kunsobanurira. Mwe nabigenza gute? Oya ahubwo twareba uko twabigenza. Makuru twatahaga nyine tuvuye ku ishuri. Urazi nyine kuri cya gitari twanyuragaho turi kuva ku ishuri. Bagutanga twite tuza mu rugo tukahita tuhajya guca gitari nyine akaba tujya turicara ukansobanurira. Buriya nanjye negereje ngo papa igenza atanga musanga ari mu rugo ko tuzabivugana nubwo mama yanyangiye kugira uje uraza kwigira mu rugo. Ndabizi papa azabinyemerera. Tuzasubira tuje turigira mu rugo. Ko nazagaruka se? Oya papa nabinyemera nta kibazo kizaba gihari. Ndenda kumuganiza nubwo mama yabyanze ariko bizakura.
reka tujye ubwo twigira ahandi wambwiye kuko iwanyu biragoranye. Oya nara mu rugo nzabiganizaho papa nimusanga ari mu rugo bizakura. Ko nazagaruka. Haretse kari agatari wambwiye ko ariho heza. Oya kari agatari naho turaba turahigira. Ariko mu gihe papa atari yaza niho turigira. Ariko papa naza nzamuganiza tuzanasura no kwigira no mu rugo nabyo bizakunda. Nta kibazo ubwo nyine uzabivuka nyarukana kano gakukuru ibishimbo bidapfuye. Ibugiye. Tu magnesium tu na carbon dioxide tuhita dukora simplify zino zizagenda bizasiga igisubizo kizaza ari magnesium carbon dioxide. Ese kubera iki magnesium iyi tuyitazanye plus byagenze niko twakoze icyo bita simplify plus nagira hagaruka kandi ubona byose biri plus. Reka none mwereke ufashe ammonium na wenda reka dufata urugero rwa magnesium kuko ammonium iri minus kandi iyi iri plus. Ammonium iri minus ufate ni magnesium ubundi minus ibivuze 1 nabayandika ta ufate na magnesium iri plus ubwo hano hari 1 ahari 2 tukora cross product ubwo hano hazajya ammonium iraba yandika ushyiraho minus iri magnesium 2. Nkurikije ukuntu uje guramfasha mu masomo pe ndumva ko nakomeza nkagukunda paka kuko ntago nakwirengaho kuko umfashaga cyane uziko mbere ubu bisigaye biranaza mbere nta n'ikintu narinzi kubera wewe. Nanjye nkurikije ukuntu wicisha bugufi uri umwana mubakira ukaza ngo ndebe ngo musobanure ndi umwana mubakira nanjye nzakomeza ngukunde. Numva ko isaha ku isaha hose waba uri twaba turi kumwe kuko pe ukuntu mfasha numva ko niyo twakomeza tugakura twazakomeza tukabana gutya. Tubisezerane utayisenya nta dirisha ririmo buretse hano pari ntago mukivuya nta dirisha washize ntago mukivuya ha manze muciremo iri tafari mu karanguri nyiracebe ibi ndabifatiye muhereza ko macinya ibi ndabifatiye umutwe
ngo kirakwibagije reka nkubwira ntabwo urafana udashizemo iri tafari mpereza utwo dukwi twanje ntabwo nta kintu murongera gukora hano mudashizemo iri tafari sikaze ndishiremo urukunkanga ndabinaniwe mubanze mushiremo iri tafari hanze ndishiremo mubanze mugire gute jahariya shira hasi ibyo bintu shira hasi umugabo yari yarabuze undi ashaka yazana undi banza ushiremo iri tafari anda ninki niki yo yemera uriya mukobwa wo kumpinguzi ngo ntabana yanarakize yazanyaga amacinya Papa, none uri mu rugo? Tina waje? Naje. Amakuru? Amakuru. Uvuye ku ishuri? Uvuye ku ishuri. Ngatambuka uba wicaye tuganira. Ku ishuri amasomo ari kugenda? Ari kugenda gake gake. Mama wawe ariko yakundegeye. Hari umuhungu w'imbogo mwazanye hano. Uwo muhungu. Ni umuhungu bitaga Samuel twigana. None se ahuriye no kuba ari imbogo kandi nuko ari umwana wo mu bakene turigana ni umwana uzi ubwenge. Yari ari kunsobanurira twanazanye hano mama mwirukana nawe. Mbese Tina, uwo mwana wabonye afite ubwenge ku buryo yagusobanurira ukabona hari icyiciro ugezeho cy'amasomo cyangwa ni bimwe by'abana byo by'agakungu. Kuko yaransobanuriraga bikagenda biraza. Ukabona ko hari akantu kari kuza. Yego kari gutangira guhinduka ariko yaje hano kubera ngo ari umwana wo mu bakene mama yamusohoye nabi arabyanga ngo uzashaka umwana wo mu bakire bari unsobanurira. Okay Tina, ntugire impungenge sibyo? Weho genda wige ushizeho umwete. Noneho uwo mwana ejo nimugoroba nimutaha mutane ndaba nyiri hano mu rugo manze ndebe neza uwo mwana niba koko uko mama wawe yabimbwiye ariko bimeze muzi gutana nimugoroba ndaba mpari. Papa urabinyemereye? Nje ndabikwemereye nimugoroba muze kuza. Urakoze. Sawa. komero na amavunja none muntu yarose nabi rero buburindaga kumukera buzi ubu noneho ndaberekeza ubuze jira ziko banyirukanye hareho nshize muri iyi nzu uyu mugore akaza yabaye itabi akabanyirukanye mu iyi nzu ye banacamana cyondorerana nubundi abajana he ndabashira hera upfe kugenda imana ntiraburi yitwerekeza oya kankwereke muhaguruke mbo kambajane ari umugabo ndangiye inzu ngo ndaje ndanayicunga kamikimasa Samuel fata izo nkwi buriya mufuka kanze nkwereke manuka witonze ariko uzi ngo nubwo dukennye sinababwiye ko nzabaruhana ngano ndafata ibiremeye kanze n'umufuka agashakoshi kawe ibyatsi byose renda ariko simfite amatungo maye nanje turatekera mu kisi ko muri kubisi kanze enda we uyu mugore nawe arakwehuta mbese ubundi urukujanye uziyongeye kukujana ubundi ko n'urukugenda wajya ngo yari yabikora gafite za masaza ze zakize da ni mukire da abantu bonkaga naherekeje abandi mbonaga naraherekeje abandi ngo abantu nabashatse bonkaga ibere rimwe ntibanganyaga umugisha tugende tugiye nkoze ibitusi mu maso sha onka chonka nanguro rero intebe sikuru kwitujana bicaraho mama kariyo mbonaga mufite imbere n'inyuma irabirago nawe azabisigarane nzashaka ibindi abirago ndajana ntawe mukanaga ibirago kumanywa kera bwe kazi ngarampimye nawe wacu wapfuye akennye narabibabwiye kandi izo nkweto kanze ndapfuye shani urakebesha we binguyeho none ayiga mana nikorega twari twakaraye fata ibishoboka ibidashoboka ubyihorere
umwana uramutse ugwenyutse nira watwitaho oya humura muhungu wanje uzakira abizi birote yawe izagari rimwe gusa uriho uri uwa mbere tugende yeco mugendere mwomboke munyura hariya mu dore reba kwa ntuza kwa semahane muzamuke yanzira imbere ye niyo turajamo tugende cyo bana akaraso kawe wenda hari ikintu mundi ntikiragwa hano bakiramani neje bundi mu gitondo ndakuvumye hasi kigari